Imana yabiguhaye ariko nyine none se uko ubizi hari ikibazo ufitanye n'Imana uko ubizi bo ukunze nta kibazo ufitanye n'Imana nta n'ikintu nta n'ikibazo ufitanye natwe nta n'icyo twigeze tunagirana rero iyo abantu bari kuvuga kuriya ngo wakennye bakabona tutanakora urumva ni ikibazo gikomeye pe umura azongazi nifite no mutwe Imana yamaye yari ari muri interview arabivuga breaking inkuru kamarade ndagusaba ikintu kimwe nese ubwo kamarade hari ikosa afite urumva bagiranye ibibazo kamarade yari ari kumushakira umukiriya noneho kwera ibibazo kiramani yari afite ngo by'amafaranga nabyo nabimenye ejo aga yari araho afata video uriya mugabo yari ari kunuka kuri mama nanjye nkamutuka yiki ngo watoraguye irangamuntu se watoraguye irangamuntu yanjye natayirangamuntu yanjye ryari na system ukoresha aga na system ukoresha yo kwishyura umuntu akajya kwiyenza ku bantu akahita yikata n'inzembe cyangwa akahita yijomba ikintu gaciyemo ntago ari bifate arifasha Hello yo Daddy waramutse bize neza se shanari aya nibereye mu rugoto amakuru y'imisi bite ko azi iminsi nyine ngushaka naje no kukureba no mu rugo ndakubura barambwira ngo ntago hari musanga wa muniga ukweditingira ambwira ko wahavuye to wagiye naje kwa kabiri kandi nanda naguhamagara ntabwo mfata niyo ugomba ndi busy nkafukanye ndaza kuza kukubirisha ugasanga nashiga amajoro nitira mu mashini y'igipinga ndyama nyine nkabyuka ari kidako nkongera kubyuka nk'ibyo nyine Daddy rero urumva ko akubiri kumara iminsi nyine tutavugana tukanashakana tukaburana nashaka nyine nshaka kubaza iby'akazi ubundi mu cyumweru gishize ntabwo nakoze n'iki ngiki kirangiye ejo ntabwo twahakoze ubwo nashaka kubaza na gahunda y'ejo ubwo ngubwo niba tuzakora uno munsi ntabwo wakoze ahubwo n'ejo ntabwo uzakora ariko bazaboneka ku cyumweru udashobora gukora neza none si Daddy ngewe bino biboro byanteye impungenge ni boro nyine nanjye urumva mba ndi kubihuza nkabihuza na biriya biboro bindi ibyo numva uriya muniga kuri 3D kamarade urumva bose base ari ahantu bihuriye mwana ngenda gushaka ngo tubonane nkakubura sibyo tubiganireho mubaze ikibazo gihari ihangane kabisa ihangane urumva kubura na biriya bintu by'ubukene nyine bari kuvuga bose koko ari byo imodoka niba wayigurishije nashatse duhure bivuganeho umubwire izi modoka waba warayigurishije ntidukore nyine nanjye ndi kwibaza ikibazo cyaba gihari nkareba si turi gukora nkareba amagambo bari kukuvugaho nanjye nkumva birambabaje kabisa rero umuntu man kira urabizi uri umuntu twababaranye uri umuntu twakoranye ibintu byinshi uri inshuti yanjye rero ntabwo ibintu byaba bigeze hariya kandi mbibona ko utari no gukora byanapfumwa n'uwo mushahara umuntu akawukuraho mane ariko byibura
kiranda ndakumva umwana urumva tawe reka biradiro umva ndi gukumva kabisa wewe mwana ngo imbara cyane mutaraza kuza kwivugana nyine umva umbwire ni ikimenyetso wazi tukaza kuza kuvugana nyine turi kumwe ese turaza kuvugana ryari wanga ko tunabonana ngo tunaganire turi kumwe ntabwo ndakubwiye ko nabyanze mwana nabyanze gute uko nyine mba ndi busy ndi guhiga utuntu tundi kumva ndi guhiga mwana ndi guhiga nyine urabizi kandi amajoro ngaho mva hasi mari impungenge nose tuzakora ryari ukora ikintu dushaka kudakora tugakora mu cyiza nyine tu icyumweru gitaha umva uno munsi yo ntabwo mwakora nyine ariko ejo rero ukareba uko noza gahima afite ubukwe ejo umva rero narebye mbona kujya mu kazi umuvandimwe afite ubukwe ndavuga neza kamisubike ubwo ndashaka kubaza nsaba nimba ku cyumweru yaboneka ariko nanone gahima niba afite ubukwe urabizi dusanzwe tunakora udahari Soroba akaba aba ari kuyobora tele cyangwa Deva akaba ari kuyobora tele wewe wajya mu bukwe twebwe tugakora wapi mwana ibintu byo guterana ibintu nkabihereza abana ngo babiyobore nibyo byatumye ibintu binasubira inyuma mwana n'ibiciro byanjye bikaba bigeze ndashaka kongera kwihagurukira niyandikira na bintu byo kujya nterana ibintu ngo mubikore ntabwo tashiyanye mwayishobora ubusaba nyine kugira ngo muzandike ikintu uzi filime uzi ko mfite filime zigera mu ijana ariko bakoze ndagiye nsiba n'ubantu ndazifite filime zigera mu ijana ndagasohoye kano kanya ariko ndayisohoye ikagira 3,000 ikagira 2,000 rero bimeze ngo hakenewe njyewe ntabwo njyewe ugomba kwigira mu kibuga kongera gukora boro itari njye wayigezemo igitekerezo ntabwo izongera kuba iyo boro none se kira reka njye kukubaza ibi ngibi nta kindi kintu mangira ngo nsobanukirwe nuko mangira ngo n'abantu mane abantu bari hano hanze bari kubihuza bari kubona tudakora utakikora reba igihe uherukira kukugira gusohorera video nabira bari kuvuga nande ko ibintu zamara ngoma ugatana gendi njyenyine ntacyo ukomeza umbwira nta muntu turi kumwe numva nyine wowe abantu barabihuza mwana reba amagambo uri kuvugwaho mwana iyo bari kukuvuga nabi natwe ntabwo tuba dusigaye iyo bari kugusenya natwe baba dusenya reka ukumva kubizera ikintu Imana idushinja Imana idushinja ariko Imana ntabwo ari nk'abantu rega abantu batekereza abantu nibo bamaye ibintu nagezeho cyane Imana yabibaye Imana yabiguhaye ariko nyine none se uko ubizi ikibazo ufitanye n'Imana uko ubizi wowe ukunze nta kibazo ufitanye n'Imana nta n'ikintu nta n'ikibazo ufitanye natwe nta n'icyo twigeze tunagirana rero iyo abantu bari kuvuga kuriya ngo wakennye bakabona tutanakora urumva ni ikibazo gikomeye pe umura igikazo longazi nifite no mutwe Imana yamaye ubundi ntabwo njyewe singusaba amafaranga nkahura nk'ibibazo nkagusaba nk'amafaranga njya kubyifashe hanyuma ndaza kuza gukora nimugoroba ndumva nta kintu cyo gukora ntaze kwerekana bose basohoka amenya minsi no gukora ibyo rero ndebe ko ibintu byasubira ku murongo nyine turaminsi bicaye ntabwo biri muri iyo cyo sinzi cyane uko byagenda iyo kubitaho bore ebyiri ndebe namaze kuzerekana rero nta kandi ndabite nimugoroba wari kuvugana na Kiramani ariko bibaye ngombwa yuko dukora akazi bitewe n'uko hari ibintu bivuze biremereye kandi bitagakwiye kugaragara cyangwa kugira ngo abantu babimenye wenda uragenda uduciramo ku mayange bitewe n'ibyo mugiye muvugana ukuri wakwiyumviye aho uri umuntu ese ntabwo byaba ari ukwihagararaho wese wabyumvisha uburyo mbyumvishe uko biri kose mwebwe ushobora kuba mwaramuteye gukina yaduhaye buri kimwe ibyo tuvuganye urabyumvisha
yaduhaye buri kimwe pe ndanamushimira ako nibishaka bintwara imyaka ukorera ubuvuzi nitegera nkora buri kimwe bwa amafaranga ye afite icyo mfasha pe ariko siyo ndambirije uburyo aramutse aguye pe ngewe akazi kanjye kakomeza ariko nanone ntabwo byanshimisha kubona nkari mu kibuga ngewe n'umusaza sibyo mfite global linked education service yego mfite mento crema mfite rujama phones shop mfite sana energy drink mfite panda milk cake izo ni company zose zirimo amafaranga buri kwezi papa kandi bose dufitanye igihe ndi kuguha kontara z'igihe izo company zose zimpemba buri kwezi kubona noneho ngewe nshobora kugumana na Kiramani mu bibazo arimo kandi mfite ahandi wenda ndi kwinjiriza iki kize cyatuma Kiramani ambwira ahubwo ikibazo mfite nuko wenda abandi biri kuvugwa n'abandi ari gusebya n'abantu bari kumusebya twebwe tukaba nta kintu na kimwe tuzi akaba atampamagara ngo ambwire ngo wenda bihagaze gutya sibyo ambwire ngo bihagaze gutya rero mu mitutu muri iyi minsi imeze gutya na gutya bimeze gutya na gutya urumva abwire nde aho ugasanga iniga nk'iriya yo n'iri kubi breaking nanjye bwanjye ndi kubimenya nyuma n'abantu ukaba udashaka kubereka ko nta mafaranga ufite wakennye nyine amafaranga yakubanya yiba hari n'ibintu bimwe na bimwe uri kugurisha kugira ngo urebe ko wagaruka mu kazi dadi kwihagararaho mbabare wenda kubivuga gutya kuri kwihagararaho abantu bakabimenya mbere yacu kandi duhari kugufasha bakunze ko yaragurishije imodoka niba yaragiraga ngo nimubimenye agaruke mu gakino natwe ntitwabimenye kuko wenda natwe ntabwo twabimenye muri nuza muri mu majwi maze kuvugana arivugiye wowe ati nabiherezaga bari abana bakabyica kandi mfite ukuboko kwanjye kwandika yakwagiye kurahari nagaruke rero twe turabibona urumva turabibona ko dadi pe views zaragabanutse nta n'umuntu utabibona rega twese sibyo twese views zaragabanutse bona sibyo turi abantu n'abana bareke turi abantu bafite umutima turi abantu bagakwiriye no kumenya ibyo bibazo mbere ko abandi bantu bo hanze babimenya yaduhaye buri kimwe amafaranga yarayaduhaye umuntu ubasha kumagurutsa agagurutsa bari abantu bose nakubwiye akaduha amafaranga akayaduhera ku gihe agifata amafaranga ava mu mujyi agenda ahemba mpaka agenda gusanga aho na wapi yohereza kuri telefone utarabona amafaranga azaze kuri kamera ambwira ati amafaranga nayo urumva so rero umuvandimwe turi hano genda hari kabisa ndahari fofi biragaragara ibyabaye n'ibi biri kugenda bivugwa ariko byibura ngiye nari ndi kugira ngo mbishyireho uwo mucyo abantu bamufashe abakinnyi twamufasha abantu bamufashe nyine kuko nawe yagiye agira abafasha nabo bamufasha erega gusa ubufasha se
ni ibiki gusaba ubufasha si ibintu bisanzwe se simugurije amafaranga se sayabuze se arayabuze kubera ko nta kitanye sera yakura hehe hano umva ibibazo ari Yamana ntago nigeze nge nanjye muburana amafaranga tujye tureka kuvugira tujye tureka kubeshya ntabwo ugeze umuburana amafaranga ariko bwa mbere mu buzima bwawe uhemuburanye bibaho ibyo nakubwiraga bibaho nyuma y'ikiganiro nakubwiye dukora kati twaganiriye bibaho rero Daddy bibaho tuza kandi ureke kwirirwa ubwira abo bantu ubwira abo bantu bo hanze twicaze nka timu zarabuze twarabibonye amafaranga ntayahari ese urumva adafite ubwo bwo gukora bicaza nka timu nawe mukagenda mu kwigarika nka ninjye kuvuga kuri Miki ndabanza nsobanura ibya Panda Milk Cake ni snacks nziza ni snacks za ni dukeke navuga ko ari udukeke nyine n'udukeke dukoze mu mata sha twiza bya hatari turyohereye wumva ko rwose Panda Milk Cake abantu bakuru barazirya abana barazirya ababyeyi n'imigati ikungahaye imeze nka keke ukuntu yego so ubundi mbone kuvuga kuri uwo muvandimwe sinkimuvugaho ibintu byinshi kuko bisa nkaho abantu twarahindutse nanagiranye n'ikibazo gikomeye cyane we nawe nge ntago ngifata buriya nk'ikibazo ngiye gikomeye ntago ngifata nk'ikibazo gikomeye so niba Rujama ashobora kuguha telefone siko bimeze twongere tunabivugaho gake niba Rujama ashobora kuguha phone mbere yuko ayiguha akamamagara nk'umbrand ambassador uyu muntu ngiye guha telefone ese nta ribi Miki nta ribi rye ne mu gihe cyose twabaniye nta kintu na kimwe mushinja nta n'amakuru mabi ngewe muziho ari yose bamuvugagaho nta kintu na kimwe ngewe muziho sindi kubivuga gutya kugira ngo ncinye inkoro simusenga ntangaburira ariko nta kintu kibi muziho no mbwira Rujama ndamubwira ngo awibire mu byawe ndamubwira ngo Miki nta kibazo muhe telefone ariko nsobanurira uburyo azajya agenda aransobanurira ndamubwira nta kibazo amezi yashize arangara ikatarishyura ninde Rujama reba wowe kuko ari wamuzanye ntabwo ari njye wamujyana nako wamupresence ko umuntu ari muzima sibyo nyuma rero gusanga naramuhamagaye ikibazo kikimuke mbere yuko nikaba telefone yibwe ni sawa nta kibazo ko ndamuhamagaye nkumubwira se nta kundi kuntu telefone yakwishe ni ikosa yanze no kunyitaba nge nahamagaye aga arambwira ati okay nimushaka mujye muri ribu sinekereza ko nahamagaye aga umuntu we wa hafi nagombaga kumubaza nta ribi baragenda bahita bavuga kare akamotari kare kino ubusinzi katuvuga ibyo ntacyo bintwaye nta nubwo njya ko twemeze ngiye umusinzi ikindeba si ukuvuga ngo mugisindamo ariko ikindaje inshinga ni iyi mento wambaye cyangwa njye nambaye uri kuyibona mento nambaye niwe undaje inshinga kabona ngomba gukora akabona abakiriya nanjye nkabona amafaranga mento uriya krema kora amatelefone mu mujyi Rujama niwe undaje inshinga sana energy drink ese biriya bintu wa mugani tubigaruka na Panda Milk Cake Grace Global Education Service hariya nuza mezo tezo abo ntabwo bandaje inshinga ikintu nshaka ko tugarukaho ni video ya postinze imaze no kurebwa n'abantu batari bake urubuga rwa sasa nk'umupromota urubuga rwa TikTok igaragaza uri mutongana n'umunyonzi harimo ibitutsi bimwe na bimwe
bigaragaza ko uburakari bukabije. Reka nsobanurireho n'abanyarwanda ibyiriya video byari bimeze gute, byagenze gute kugira ngo bigende kuriya utunga ese n'umuntu wamukoherereje kuko urumva muri entertainment ushaka ari ibintu bitandukanye. Nubwo mbwiye ngo nsobanure kubyiyo video ubihuza n'ibya aga kugira ngo ajye kwishyira hanze. Ninjya kuvuga kuri aga ndabanza mvuge kuri Sana Energy Drink. Sana Energy Drink ni uruganda cyangwa se ni energy imaze yahebuje abagore bose umugisha neza byara mwana singizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, Tanzania na Congo hose n'Ubuganda. Energy Drink imaze kuba igikura nkota ku bantu bamaze kugikoresha. Ni energy itanga imbaraga mu mubiri. Ubu nisobanure iby'iya video bihuza n'ibya aga yaje mu rugo aje no kumusaba ubufasha aho nabaga. N'ubu mfitanye yaravuze ngo sindi inshuti muniriya mbwa. Ndabyemeye bintu nk'iki umuntu nagutuka ngo uri imbwa uzamurebe mwitegereze wigendere. Uri kubyumva? Uzamurebe mwitegereze uzamurebe mugurutuzi kwitegereza wigendere. Arambwira aga service yaraje kunsaba. Oya nturye imboga uvugisha ukuri. Oya ndavugisha ukuri kuko nanjye nawe umuntu wamusabaga service postingira promotinga kiri video kuri platform ni inshuti yanjye ariko nta kintu dupfa. Ese kuba naramuhamagaye mubaza Miki nk'abantu b'abagabo turebe ukuntu ikibazo cyakemuka hakiri kare cya telefone yafashe kwa Rujama, nicyo cyatumye iriya video wayisohora. Ibaze nk'umupromota mwiza. Uri kubyumva? Mu kwa karindwi k'umwaka ushize yansanze kuri set. Mu kwa karindwi k'umwaka ushize 2024 yansanze kuri set. Nari mfite ikibazo hano mba hano nabaga ari ahepfo abantu bahansangaga. Bwa mbere umuntu yaraje adufata yigize umuyobozi ngo turi gukora nyine ngo turi gushutingira ngo mu murima we. Urumva? Nyuma haza nyiri umurima. Uwo murima ntabwo twa turi kuwushutingiramo. Yaje ako kanya muri ari saga nyine kuvuga ngo umurima nowe. Nyuma dusanga n'abantu baza banyiyenzaho. Uriya munyonzi yaje anyishyuza amafaranga. Hamwe ati Mitsutsu gutaba amafaranga yanjye yiki ngo watoraguye irangamuntu. Se watoraguye irangamuntu yanjye nataye irangamuntu yanjye ryari? Uri kubyumva? Ese waba waratoraguye irangamuntu yanjye nanayitaye ufite uburenganzira bwo kuza kunyicira akazi kuri set. Rero iniga yaraje iranyicira akazi kuri set. Aga yarahari, Pazo yarahari. Pazo riya wakoranaga n'amavideo. Yego. Araza aranyicira akazi. Rero sasa nanjye nk'umuntu avuga kambeseriye bino bintu bitaza no kunkora. Sasa mfata igare rye. Sasa wowe ufite irihe deni? Inde muntu wagutumye uza kwirirwa muza buri munsi munyicira akazi. Aga yararaho afata video. Uriya mugabo yarari kunuka ko anuka kuri mama nanjye nkamutuka. Kurumva kugira ngo bijye gutangira ngo gutse kuri bukora bye. Yego. Urumva birakuraka. Kandi birandakaza. Yego kwanza mbwira umuntu wagutumye waturagwiranga muntu yanjye ryari natayiranga muntu ryanjye. Ryari. Biriya bintu byose aga yarabifata. Kwa ko bya birimo ibitutsi ngiyewe nkora iki? Uramubwira ati ndamuhamagara nyuma. Iyo video ntuyisohore kuyisibe. Aranambwira ati nayisibye. Ejo bundi mu kwa kabiri ejo bundi ni muri kwezi. Ya video y'umwaka ushize mu kwa karindwi ahita yisohora. Avuga ko ayisohora ansebye buriya ngo ayisohoye ansebye ngo kubera ko namuhamagaye dusoze turebe ukuntu dusozamo ikibazo cya Rujama. Ibazo uwo mupromota nyine namwe munkurikiranye mwumva uwo mupromota kweri
bivuze kuko okay ibi bintu nawe ubanye n'uwo aga uwo umubanye ugomba gutekereza neza wowe ubanye na aga ntube Miki n'undi wari wo wese kibazo se nibirangira ugomba kubanza kumenya projet ukorana na aga niba nta makuru yawe afite ugomba kumenya neza ko niba ukorana na aga promoter mwarakoze kunzamura reka mbavugeho ko baravuze ngo baranzamuye nk'abantu banzamuye ndanabashimira cyane Imana izabaha umugisha reka mbavuge nk'umuntu n'abashimira mwaranzamuye niba ubana na aga promoter umuntu mumenya kare sibyo se Miki nkwibariza akabazo uramutse utandukanye n'uwo muvandimwe ugatandukana nabi bishuwa ko muri telefone ye nta video zawe afitemo afite n'urugero ariko nanakubaza afitemo ya ushobora kuzaguta hanze umunsi umwe igihe mwarakaranyije ko ngewe niba naramugishije inama y'ukuntu twakemuramo ikibazo cyawe akahita bifata nka beef akahita asohora video ese wowe nkurikiranye w'inshuti na aga uriseriye ko aga nta makuru yawe afite ngewe ndidekaraye kano kanya rwose niba hari amakuru yanjye ufite sinkwinginga niba hari n'akana natikuye ugashyire hanze akadarape niba hari amakuru yanjye ufite kuko niba warasohoye iby'igari ushobora no kuba ufite n'ibindi sindi kuza kugusaba ngo nkwinginge ngo upfukamire rwose nanjye yo mfite sandeba Miki bishuti yanjye yewe ku giti cyanjye nta kintu dupfa usibye kari akabazo kabayemo na system ukoresha aga na system ukoresha yo kwishyura umuntu akajya kwiyenza ku bantu akahita yikata n'inzembe cyangwa akahita yijomba ikintu ajya bikorana byose turabizi system ukoresha yo kugira ngo usenye abantu nanjye ndayizi system nanjye ndayizi inshuti zanjye simbangishije umuvandimwe Dori ikibazo ariko murye muri menge abantu b'inshuti z'abantu bameze batyo yewe rwose bivuze ku mugaragaro nta kindi kintu mpfa na bano bantu uri kumva nta kindi kintu ariko ibyo tuzi natwe ni byinshi watanze amasaha 28 nge nushaka umpa 2 singusenga ntago ari wanzanye muri iyi mihanda bro yatanze amasaha 28 kujyanye uzakora icyo ushaka uzansenye mu kushaka I'm here for not you ukano se mwari mukara konese kandi utariza uri kumva niko ndana kumva nge ntabwo cyuko ese so rero Miki ntago navuga Miki buriya ntago ari umwana mubi buriya muzana rero n'ibintu avuga buriya simba nkeka kariwe Miki buriya ntago ari umwana mubi Miki ntago ari umwana mubi ahubwo afite ubujyanama bubi uko niko kuri ngo haye Miki ntago ari umwana mubi ntago uri yari Miki uvuga biriya nashaka zansebye kajana nasaka nunabona nawe ari kugusebye cyangwa undi muntu ako ntuzarenganye Miki ndakurahiye none se ubwo bajya bavuga batumugana mu Kinyarwanda usuzugura umupolisi utazi iki azagukura
hanyuma ndagira ngo uhite unabihuza no kuba wenda ari kiramana uri kwandika mesaje akabona ari gusubiza mesaje ibyo ntabwo ari byo. nakubwiye ngo ibintu byose mikakora niyo byo kudasubiza telefone n'ibyo byo kutitaba telefone si Miki afite ubujyanama bubi. ese ntiyagombaga nko gusubiza boss we? muzaba muri ko Miki atazahinduka, ntiyagombaga gusubiza, ni ukuri kw'Imana muzaba mubibona. ntiyagombaga gusubiza boss we ku bijyanye n'inoze na kiriya kibazo. nose nyine ko atamusubije nyine ni ukubera iki wewe ndawe ushobora kuba ufite ayo nk'ayo makuru? njyewe ayo makuru ntayo mfite, ariko nakubwiye impamvu. sinzi impamvu utari kumva icyo nkubwira. ntabwo uri kucyumva pe. ndi kucyumva. ntabwo ari Miki, uriya si Miki, uriya si Miki pe. kandi nawe azabibabwira umunsi umwe, igihe kimwe azabibabwira. Miki icyo mukundira Miki umwana uzi kwirwanaho pe, azi kwishakishiriza Miki. none ubwo ukaba muri make wanzuye ko Miki ntabwo uri Miki ubwiye uri kubikora, ni inshuti ze zimuba hafi. ni inshuti ze za hafi zifite ubujyanama. urabona Gisekedi, uramubona urabona ukuntu afite ubujyanama bubi cyane. ntabwo mubibona se, ntabwo wirirwa ubona bari kutumenyera, birirwa bamenyera umusaza wacu. ureka natwe duhaguruka ureba, biriya ni ubujyanama bubi. ni ubujyanama bubi. rero umuntu iyo afite ubujyanama bubi ibintu byiye kandi biri kugenda neza, buri ushatse wahita ushaka abajyanama beza, ahubwo ibintu byawe bigakomeza umurongo mwiza. uriya Miki aramutse ashaka nk'ubujyanama buzima yatera imbere kandi agatera imbere mu bintu byiza.